wenda nk'uyu musore yakundanye n'umukecuru pe, ariko waravuga uti hari igihe ukundana n'umuntu akakubera inzira cyangwa akakubera ikiraro kikugeza ku mahirwe. Uwo muntu ni gute utamukunda? Uwo muntu ni gute utamushimira? Ni gute utamutetesha? Ni gute utamunezeza? Harimo imyaka 30 umugore arusha uyu musore, ariko umusore aragira ati nubwo uyu mugore yacuze ngenda mukunda, twarabiganiriye uko tuzabonamo abana, nkatera inda kandi abana bakaza bakaba mu rugo, ko nkunda famiye yanjye. Ariko uyu mugore nkaba nawe mukunda ndetse numva mufitiye ideni, nimbana nawe ko ndaba mbuze famiye yanjye, mpereye ku bavandimwe ngo bashiki be ewana banze kubyakira. Ababyeyi bati kariho imfura yacu, n'uruhe rugero rwiza urabutanze. Ariko umusore akagira ati imyaka ni imibare, imyaka ntago yima umuntu ubumuntu bwe, imyaka ntago, imyaka umuntu yaba afite iyo ariyo yose nta kihindura ku muntu uretse nyine n'imyaka. Ariko umuntu muri we aba ari wa wundi, aba ari wa wundi ufite icyo wamukundiye. So guys, mureke tumugire inama, mwebwe murabyumva muti? Hello guys, mbere yuko mbaha ikaze reka tubanze twumve ino audio. Amazina yanjye nitwa Fredina, nkaba ndi umusore w'imyaka 25. Hari umukecuru tumaze imyaka 4 dukundana. Impamvu mwita umukecuru, afite imyaka 54. Mu by'ukuri aranduta ariko ni fiance wanjye. Uyu mubyeyi tumaze imyaka 4 dukundana, twari turimo turitegura kurushinga tukabana nk'umugore n'umugabo. Ariko ikintu gitangaje, iwacu baramwanze guhera kuri mama kugeza kuri papa. Abashiki banjye bo noneho mu rundi rwego, bose barimo barambwira bati se gute ushaka kurongora umugore kuruta nyoko, uko kose ni urukundo? Ati ni amafaranga, ati cyangwa barakuroze. Ni iki muri make kiri gutuma ushaka kurongora uyu mugore wacuze utazanakubyarira umwana? Ni iki kiri gutuma wumva ushamadukiye kurongora umugore ukuze wacuze utazanatubyarira abuzukuru? Wumva ukuntu abafamiliye bivanga mu bintu. Kandi mwabantu, mu by'ukuri uyu mukecuru ntitaye ku myaka afite, ntitaye kuba yaracuze, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Ati se urukundo mukunda rwaturutse kuki? Buriya hari igihe uhura n'umuntu mu buzima akakubera ikiraro kikwambutsa kandi kikakugeza ku mahirwe. Ubusanzwe njyewe nari umusore ukora muri resitora, nakoraga ubuseriveri muri resitora, nseriva ibiryo, ibintu nk'ibyo. Nuko niho naje guhurira n'uyu mubyeyi. Bwa mbere ahaza ni njye wamwakiriye, ndamwakira, muha serivisi nziza, aranyikundira kwa ko nugenda ugatanga serivisi nziza umuntu akakwikundira. Kuva icyo gihe uwo mubyeyi yatangiye kugeza muri resitora yacu kenshi. Yaza yasanga ntakoze, rimwe na rimwe akanasubirayo. Nuko nibwo yaje kunyaka nimero zanjye, ngo ngiye kubatangirira inkuru y'urukundo rwanjye nawe. Nibwo yaje kunyaka nimero zanjye, arambwira uti Fredi, ati iyo nje hano ntaba ari wowe unyakira numva bitanyuze, nta nubwo njya mfite apeti. Mpa nimero zawe njye mbanza nkubaze niba uhari. Ngo nuko ubucuti bwacu bwatangiye nyuma yo guhana nimero, akajya ansuhuza rimwe na rimwe. Kandi icyo gihe yajyaga ama tipu nyinshi pe. Ni wa muntu utaratinyaga kurekura inote y'100 akayimpereza, cyane cyane nko mu minsi mikuru, nko muri ya minsi ya Bonane na Noheli, akampereza idolari, ya note y'idolari y'100 udakira, nawe uze kurya umunsi mukuru nk'abandi. Uhashize amezi agera kuri 4 yaje kunyandikira ansaba ko twaryamana. Gusa uburyo yabinsabyeho bivugera ako ntarebe. Uburyo yabinsabyeho, icyo gihe yanyandikiye ambwira ko yifuza umusore baryamana bazajya bagirana ibihe byiza akamwishyura.
ni ukuvuga ngenda byibuka nimugoroba nari ndi mu rugo mbona umukecuru aranyandikiye arambwira utese Fredina ko nifuza umusore twazajya turyamana tukagirana ibihe byiza nkamwishyura kandi nkaba nshaka ko uwo musore yaba ari wowe wabyemera. Bro narikanze nari ndi mu rugo ko uvuye mu kazi ari gukiranuka ku buriri ahangije arambwira ngo kandi ngo nimba numva bingoye ntabishobora ngo mushakire undi musore mwiza nkanjye w'imico myiza nizeye. Urumva byarangoye pe ariko ndavuga nti njya numva ngo hari abasore bagiye bakizwa n'abakecuru nka gutya kuko uwo mukecuru yari umukire byo twari tubizi mu kazi kacu. Ni ukuvuga ngo yarazaga agaparika imodoka hariya imodoka zihenze gusa yaba agiparika abakozi bagahita bambwira uti nyoko araje abo dukorana. Ubwo naratekereje ndavuga nti sawa kugira ngo mushakire undi musore wakemereye diru nkayemera. None urabizi abakecuru babaye hanze bo avuga arasa ku ntego nta byo guca ku ruhande, niba akeneye umusore baryamana nyine ubwo nibyo aba afite amafaranga ye yo kumwishyura nta bya bindi nyine byacu byo guca kure wapi. Ubwo icyo gihe nibwo namwemereye ariko mu by'ukuri mwemerera atari uko mbishaka oya, ahubwo nuko navugaga nti nanjye utu dufaranga uyu mukecuru ashaka gutanga nanjye tungereho kuko nahembwaga ibihumbi 50 aho ngaho muri iyo resitora nakoragamo. Guys, ahangaha nizere ko mwese turi kugendana. Uyu mutipe asanzwe akora muri resitora, ni umuseriveri, ahembwa inoti ya senkani. Ni umuseriveri ahembwa inoti ya senkani. Umukecuru w'umukire ujya umusigirana za tipu z'ibihumbi 100 nk'iyo ari kuri Noheli akamukubita nk'inote y'100 aramubwira uti nkeneye umusore, nkeneye ko twaryamana ukanezeza nanjye nkaguha amafaranga nkaguha icyo ushaka. Umusore biramugora ariko aravuga uti nanjye nagiye numva hari abasore bagiye bakizwa n'abakecuru bafite amafaranga, nanjye wagenda akanyitaho nanjye nkamwitaho. Guys, ahangaha ni ukuvuga ngo uyu musore yadutangira inkuru y'urukundo rwe n'uyu mukecuru. Aha uyu musore yabyemeye atari uko yifuza kuryamana n'uyu mukecuru pe, reka hari abana batoya yabikoze kubera amafaranga. Niko atubwiye, reka dukomeze twumve ubuhamya. Aho urumva umusore uri muri uno mujyi ukorera inote ya senkani utabonye tipu nta buryo wabaho. Ni ukuvuga ngo ubu tuba dukora dutegereje tipu. Umukecuru rero icyo gihe twarapanze dupanga umunsi ngomba kujya kumureba nkamusanga iwe tukagirana ibyo bihe byiza, nuko nza kujyayo tuvugana n'amafaranga gusa njyewe nirinze kumuca amafaranga kuko n'ubundi ijyaga mpa tipu nyinshi ku buryo njyewe naramubwiye nti ntabwo naguca amafaranga kandi mu gihe ibintu ibyishimo ngiye kuguha atari ibintu biransaba kujya ku isoko nanjye ngo mbihahe ngo mbirangure. Ndamubwira nti rero ikintu naherewe umuntu ntabwo nanjye nakigucuruzaho ahubwo wowe urangenera gushaka. Nuko namubwiye. Guys, murumva ukuntu uyu mutipe azi ubwenge. Uyu mutipe yabwiye umukecuru aramubajije ati se kuryamana ukampa ibyishimo ndakwishyura angahe? Uyu mutipe yari akeneye kashi nizo zari zamujyanye. Arangije yihagararaho ati ntago nakugurisha ibyishimo kandi nanjye ntaho nabiranguye, ngo ahubwo wowe urangenera ungurira akantu cyangwa umpa agashimwe uko ubishaka. Gatwumve kuko amafaranga yo nari nyakeneye progress wapfa kwifuza kuryamana n'umukecuru koko nanjye nishakiraga amafaranga. Ubwo twarabikoze umukecuru arishima cyane ku buryo uwo munsi yansabye ikintu nifuza mu buzima bwanjye. Arambwira ati wowe ntuntinye ntugire ikintu na kimwe utinya, mbwira ikintu wifuza muri ubu buzima nagukorera. Bro nk'umuntu wakoraga akazi ko muri resitora, ubuzima bugoye, kurya ni ukurya ku kazi, udafite akazi ngo batatugaburira ku kazi, nta bundi buzima, nta buryo umuntu yabaho.
ese ko umuntu yabakorera aba ari inzu. Namusabye ko yanshakira igishoro nkava muri ako kazi. Nk'abantu mwe, niyo mpamvu nababwiye ngo hari igihe umenyana n'umuntu akakubera ikiraro kikwambutsa kikakugeza kuri success. Uwo mukecuru uzi ko kuva uwo munsi yampaye amafaranga. Uwo munsi nari ndawo yansinyije uburyo mu byumweru bitatu uturutse uwo munsi nari maze gufungura resitora yanjye. Kuko guys, aha ngaha nizere ko turi kugendana. Nyuma yo kuryamana n'uriya mukecuru, yarambwiye ngo nisanzure musabe nanjye icyo nshaka, kubera ko nari mushimishije ku rwego yifuzaga. Nanjye niko kumusaba ngo anshakire igishoro mve muri kariya kazi k'ubuseriveri. Ariko tukiri aho, umukecuru yahise ampa amafaranga, ansinyira sheke, ku buryo mu byumweru bitatu nari maze gufungura resitora. Guys, ayo mafaranga murayumva? Byanga byakunda yamuhaye amafaranga menshi. Dukomeze twumve. nari maze imyaka igera kuri 3 nkora ibintu byo muri resitora, nari nzi ukuntu byinjiza, nari nzi ukuntu bigenda. Urumva ko ari akazi nari mfitemo experience. Nahise mvuga nti nanjye nta kindi kintu najyanamo amafaranga, reka mfungure resitora. Nyine wumva amafaranga yampaye ntabwo najyana ngo nyavuge, ariko yampaye amafaranga menshi, amamiliyoni menshi nari ntarigeze nunga no mu buzima bwanjye. Nuko ubwo guturuka uwo munsi n'ubundi nkomeza kumwitaho muri bwa buryo, ariko noneho nkamwishyuza. Nanjye naramubwiye nti ibisigaye nijye ugomba kukwitaho, ibyo wagomba gukora warabikoze. Kuva icyo gihe rero navuga nti nibwo nabonye ubucuti bwacu bwagiye bwiyongera, ku buryo yari wa muntu twamaraga ibyumweru 2 tutabonanye, wenda yagiye nko hanze cyangwa muri bizinesi zabo, nkumva nyine ntabwo meze neza. Ahangaho urukundo rwari rutangiye kuza, namwe muri kubyumva. Nyuma y'uko uyu mutipe bamuhaye amafaranga, yatangiye kujya none haryamana na wa mukecuru, ariko ntamwishyuze. Akamubwira uti ngewe ayo wari kunyishyura warayampaye, ni ngewe usigaje noneho kukwitura, muri make ni nge ugusigayemo ideni. Nuko nyuma umukecuru asigaye ajya muri bizinesi, yaba yigira muri gahunda ze, umuhungu akabura amahoro. Urumva ukuntu urukundo rugenda rwizana bitewe n'uko umuntu mubanye, uko akwitwaraho. Yambereye inshuti, yambera umujyanama, kugeza ku kazi aho nkorera muri iyo resitora, akazana n'abandi bakire bakaza bakagira aho ngaho, baba bafite meeting akabazana kuri resitora yanjye bakanteza imbere. Ndabivuga gute, yampinduriye ubuzima kandi akomeza kumba hafi, kandi ntiyabigurira, ndetse akomeza no kunteza imbere. Ubwo nanjye ni gukomeza kumwitaho uburyo bwose bushoboka. Nageze aho ndamukunda bro, nageze aho ndamukunda, njyewe ubwanjye ndamukunda kabisa. Navuga uyu mubyeyi n'ubundi nta mugabo agiye baratandukanye, aribana, ngiye kumutereta mwisabira urukundo, kuko numva nyine mukunze. Burarega mari imyaka ni imibare, imyaka ni iki, imyaka ko ntahihurira n'umuntu, imyaka ni imibare gusa, umuntu aba ari umuntu ku giti cye. Nibwo naje kumusaba urukundo. Umubyeyi icyo gihe yarabizi, arambwira ati wagira ngo wari uzi icyo nifuza. Ati njye nabyifuje kera, ariko nawe kwihoreye ntabwo nari kubigusaba, kandi uri umwana muto ukeneye ubuzima bwiza, ukeneye gushaka umugore, mukubaka, mukabyara. Ati nari narakwihoreye. Ubwo rero icyo gihe yanyemereye ko nkunda, noneho tujya twakundana, ndetse tugenda tunapanga ese tubanye byagenda bite, utakibyara, byose turabipanga. Uruzi ko urukundo uko mwaba muri situation ikomeye kose, urukundo rufite imbaraga zo gutsinda ikigeragezo icyo ari cyo cyose. Kuko kuba umugore yaracuze numvaga ntacyo bintwaye. Twaragiye twumvikana uburyo tuzashakamo abana 2,
abo bana akaba ari abanjye kandi mu maraso nkabazana mu rugo. Ibyo wenda byo ni indi story ntabwo yo nyivuga. Nuko arishima cyane arambwira uti basi nanjye ngiye gusaza neza ndi kumwe n'umuntu, kuko abana be ni bakuru, abandi barashatse, abandi bibera hanze, bumva ko nyine ni mukuru pe, byo ni mukuru, ntabwo ari ukuvuga ngo ababyeyi banjye barakabye. Uwo mubyeyi rero twakomeje gukundana, ubwo nanjye niko ndi kugenda ntera imbere, ndi gucakira ifaranga, urumva kuko nari nsanzwe mfite experience, mfite abantu benshi bankunda hamwe nakoraga, nanjye ntabwo nagiye kure yaho kugira ngo babakiriya banjye baze noneho aho ndi gukorera. Nagiye ntera imbere, ni ukuvuga ngo kano kanya tuvugana hashize imyaka 4 nkundana n'uwo mubyeyi, ariko twari twarihaye intego ko tugomba kubana muri uyu mwaka. Gusa nibwo nagiye mu rugo ngenda njyenyine, ndabanza nganiriza ababyeyi banjye na famiye yanjye, bose bari bahari, mbabwira ko ngiye kurongora, bose baratungurwa. Nibwo basabye kubazanira umukazana. Ntabwo nababwiye ko ari umukecuru mukuru w'umudivorce, nababwiye ko ari umugore ukuze gusa. Igihe cyarageze rero, fiyanse wanjye mu modoka ye nziza ya $1,000,000 twaragiye. Tugihenguka ku mbuga, ababyeyi barumiwe, mama yifashe ku munwa, umufiyanse wanjye baramusomera. Twaragiye twicara mu nzu, baramusomera, baramubwira bati nubwo nta soni ufite umugore ungana nkawe, umukecuru ungana nkawe, ko ushaka kubana n'agasore kangana utya? Yarababaye ahita asohoka, aragenda yicara mu modoka ararira, arambwira ngo yarabizi ko bishobora kuza kugorana. My dear, ntabwo nanjye natinze mu rugo, twahise twitahira. Musezeranya ko ngiye kubyumvisha mu rugo, nawe nk'umuntu mukuru arabyumva, arambwira ati ibyo ntabwo byabura kugorana, gusa amahitamo ni ayawe, wowe icyo uzahitamo njye nzacyemera, niyo twabireka ntitubane nta kibazo, wowe hitamo. Mwabantu nkurikije ibyo uyu mugore yankoreye n'ibyo maze kugeraho kano kanya, nkaba ndi umusore uhagaze neza, nkaba ndi umusore utagitega moto, nkaba ndi umusore utagikodesha, bikesha uyu mukecuru. Iyo aza kuba atari surabivuga gute, iyo aza kuba atari cya kiraro kigomba kunyambutsa, ahari uwo munsi turyamana yari kumva $1,000 kandi nari gutaha nezerewe, cyangwa akambera $200 nkataha nezerewe, bikajya biguma gutyo. Ariko we yahisemo kumpindurira ubuzima bwanjye. Ubwo rero kuva icyo gihe hashize ukwezi mwerekanye mu rugo, nkunda famiye yanjye n'umutima wanjye wose. Hashize ukwezi rero mwerekanye mu rugo, mu rugo twakomeje kugenda tuganira, ariko ababyeyi banjye banze kuva ku izima. Barambwiye ngo nubana n'uwo mugore tuzahita tuguca. Ati ni wowe mfura dufite, bashiki bawe bose niwe bareberaho urugero, barumuna bawe, none ugiye gushakana n'umukecuru utanyuka kubera amafaranga. Bo bumva ko nkurikiye amafaranga, ndetse n'undi wese nibyo yakeka, ariko urukundo rubaho my dear. Ni ukuvuga kugeza muri kano kanya ndicara nkiganiriza n'umutima wanjye, nkibaza nti ese aho kureka famiye yanjye no kureka umugore nkunda n'umutima wanjye, ndahitamo iki koko? Nkabitekereza nkabura igisubizo, kuko bombi ndabakeneye kandi cyane, nkabura igisubizo pe. Ndagira ngo mungire inama. Guys, niba mwumvishe uyu musore, uzi ko hari aho yavugaga akenda kugira ikiniga? Sinzi niba bamwe mwabyumvishe. Hari aho yavugaga nyine ukumva agize ikintu kimeze nk'ikiniga, ukumva yenda nko kurira. Birumvikana ko akunda uriya mukecuru cyane, kandi
ashaka kumunezeza mu buzima bwe bwose asigaje kuri ino si, basi akamwitura kuba yaramuhinduriye ubuzima. Nk'uko uyu musore yabitubwiye rero, hari igihe byo wenda nk'uyu musore yakundanye n'umukecuru pe, ariko waravuga uti hari igihe ukundana n'umuntu akakubera inzira cyangwa akakubera ikiraro kikugeza ku mahirwe. Uwo muntu ni gute utamukunda? Uwo muntu ni gute utamushimira? Ni gute utamutetesha? Ni gute utamunezeza? None se bagenzi, mwangiriye inama k'ababyeyi banjye bambereye ikibazo, ubu se mitemo kugendera ku cyangwa se mitemo kugendera ku rukundo, urukundo mukunda ni rwinshi. Iyo ndirimbo murayizi? So guys, rero reka ndeke joke, iki kibazo kiri seriye pe, kiri seriye ndetse cyane. Uyu musore afite imyaka 25, akundana n'umugore w'imyaka 50 n'ingahe harya sinibuka, 55 cyane 3 hafi aho. Urumva ko harimo imyaka 30 umugore arusha uyu musore. Ariko umusore aragira ati nubwo uyu mugore yacuze, ngenda mukunda, twarabiganiriye uko tuzabonamo abana, nkatera inda kandi abana bakaza bakaba mu rugo. Numva nshaka kumwitura, numva nshaka kumunezeza, basi nawe agasaza anezerewe yishimye kuko afite abantu yahinduriye ubuzima. None ko nkunda famiye yanjye cyane, ebura abantu bakunda famiye ku buryo kabisa yareka n'ibindi, yareka ibyishimo by'akareka umunezero kubera famiye. Ko nkunda famiye yanjye, ariko uyu mugore nkaba nawe mukunda ndetse numva mufitiye ideni, nimbana nawe ko ndaba mbuze famiye yanjye, mpereye ku bavandimwe ngo bashiki be ewana banze kubyakira. Ababyeyi bati kariho imfura yacu, n'uruhe rugero rwiza urabutanze. Ariko umusore akagira ati imyaka ni imibare, imyaka ntago yima umuntu ubumuntu bwe, imyaka ntago, imyaka umuntu yaba afite iyo ariyo yose nta kihindura ku muntu uretse nyine n'imyaka. Ariko umuntu muri we aba ari wa wundi ufite icyo wamukundiye. So guys, mureke tumugire inama. Mwebwe murabyumva muti? Mwandike muri comment mutubwire uko mubyumva.